buretse gato ndagira ngo nanone munyemerere n'ubundi twongere tugaruke kuri za nkuru ziba zagiye zizenguruka ku mbuga nkoranyambaga, aho dukomeza kugenda n'ubundi tuziganiraho byinshi bigiye bitandukanye. Uyu munsi wa none tugiye kugaruka ku ifoto yakomeje kugenda izenguruka ku mbuga nkoranyambaga, aho abantu benshi bari gukomeza kugenda bayibazaho, bakibaza nimba koko uwambitse Perezida Paul Kagame yari yabitekerejeho cyangwa se nimba yashakaga gutwika. Ariko hano ndagira ngo munyumve neza, kubera ko ngiye kubasobanurira impamvu Perezida Paul Kagame yari yambaye ishati yarangiza akarenzaho ririya kote cyangwa se uriya mupira mwakomeje kugenda mubona, nubwo abantu benshi batigeze banasobanukirwa, aho bari gukomeza kugenda batera amabuye uwambitse Perezida Paul Kagame. Ariko nanone benshi mu rubyiruko bakaba bakomeje kugenda bashima waba yamwambitse, aho bari gukomeza kugenda bavuga bati ahubwo yari akwiye kuba yakongezwa umushahara. Muri iki kiganiro rero ngiye kubasobanurira iri kote yambaye, ubusobanuro bwaryo, ndetse mbabwire n'impamvu yaryambaye. Mbere yuko ntangira, kwanza banza urebe nimba wariyandikishije mu bazajya bakurikirana ibiganiro byanjye. Ariko kandi niba utariyandikishije, kwiyandikisha nta kundi ni ukureba munsi y'ino video, hanyuma ugakanda ahanditse ijambo subscribe. Icyo gihe uzajya ubona ibiganiro byacu kandi ubibone mu ba mbere. Reka nkwibutse ko nge tugiye kubana muri iyi minota mike cyane y'ubwenge. Nkwibutse ko ari nge Kizo nk'ibisanzwe, avoidance agreement. Aha bakaba bari kurwanya icyo bita gusora kabiri, cyangwa se kwirinda ko umuntu yasora kabiri, haba ibivuye muri Koreya biza mu Rwanda cyangwa se ibiva mu Rwanda bijya muri Koreya. Mbibutse ko kandi rimwe na rimwe hari igihe abanyeshuri bava mu Rwanda bakajya kwiga hariya muri kiriya gihugu cya Koreya y'Epfo, by'umwihariko muri ino Universite ya Yonsei University. Iyi universite kandi ikaba izwiho kuba yigisha ibijyanye n'ubuvuzi, ubucuruzi, siyanse, ikoranabuhanga ndetse n'imibereho y'abantu. Mu mwaka w'ibihumbi 2023 kandi ibi bihugu byombi byasinye amasezerano y'imikoranire, by'umwihariko mu bijyanye na politike. Iyi universite kandi ikaba izwiho ubuhanga bwinshi mu kuba yakigisha abantu baturutse imihanda yose, by'umwihariko muri ibi twavuze haruguru bijyanye n'ubuvuzi, siyanse, ubucuruzi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Iyi universite irazwi cyane ndetse iranakunzwe cyane, ku buryo buri muntu wese ari indoto ze kuba yajya kwiga muri no universite. Nureba neza rero ku mafoto naguteguriye, uri buboneho abanyeshuri bambaye n'ubundi iyi mipira Perezida Paul Kagame yari yambaye. Bamwe bati ese kubera iki Perezida Paul Kagame yambaye uno mupira akawurenza ku ishati? Ati kubera iki atambaye t-shirt hanyuma akaza kurenzaho uyu mupira? Ariko ngira ngo hano urahita wisubiza, kubera ko uyu mwambaro yambaye ni igisobanuro n'ubundi cy'amasezerano bari bagiye gusinyana, cyangwa se cy'ibiganiro n'ubundi bari bagiye kugirana. Byumvikane neza ko iri kote kuba yaryambaye ntabwo yibeshye na gato, haba we waba waryambitse ndetse n'uwaba yarimwambitse nta kwibeshya kwabayeho, kubera ko ni igisobanuro kigaragaza n'ubundi ibiganiro bari bagiye kugirana ndetse n'uwo yari yakiriye. Iri kote Perezida Paul Kagame yambaye, akenshi urubyiruko nibo bakunze kuba barisobanukirwa cyane, kubera ko uyu mwambaro ntabwo ari ubwa mbere tuwubonye, by'umwihariko mu rubyiruko, nubwo wenda ku mukuru w'igihugu bitari bisanzwe. Ariko nkimara kugusobanurira impamvu yaryambaye ndetse n'ibiranga uyu mwambaro, ahangaha uhise ubona igisubizo. Kubera ko nuyitegereza neza uraza gusanga imyambaro, amafoto naguteguriye abana bagaragaramo cyangwa se abanyeshuri bagaragara muri ano mafoto bambaye, uraza gusanga ari imyambaro y'urubyiruko rukunzwe cyane, ariko by'umwihariko ikaba ifite ubusobanuro. Ino foto rero ikimara kujya ku mbuga nkoranyambaga, byinshi mu byamamare bya hano mu Rwanda byakomeje kugenda bigarukaho, aho bakomeje kugenda bashima waba yamwambitse iri kote, cyangwa se nawe ubwe bamushima nimba ari we waba waryambitse, aho barimo baravuga ko iyi ngiyi ngo ari drip, cyangwa se ngo ari icyangwe, ngo papa wacu azi kwambara icyangwe cyangwa se azi kujyanisha. Ugiye kubisesengura neza, bari bashatse kuvuga ko perezida wacu akiri urubyiruko, cyangwa se n'ubundi agifite amaraso ya kijene. Mu by'ukuri nubwo hari abavuga ko ngo agaragara nk'ukuze, ariko nyamara mu mutwe we aracyari smart, kubera ko ngo n'ubundi yagerageje gusanisha n'urubyiruko mu myambarire. Ariko nuko benshi mu rubyiruko batari bazi neza
impamvu perezida yambaye rino kote. Uwitwa Papa Cyangwe yagarutse aragira ati uyu niwe Papa Cyangwe bavuze. Uwitwa Ishkevin nawe yungamo ati papa wacu azi kujyanisha. Ibindi byamamare nabyo byakomeje kugenda n'ubundi bigaruka kuri no foto, aho bakomeje kugenda bazamura amaboko bavuga bati tubonye umuntu turusha kwambara noneho aho twabereye. Ariko nuko icyo wamenya, perezida iyo agiye kwambara cyangwa se ibyo yakora byose kugira ngo bibe byasohoka ku ifoto biba bifite ubusobanuro, kandi abahanga muri byo iyo basesenguye neza baza gusanga ibyo byose icyo yarashatse kuvuga n'ubundi bijyana n'uwo munsi nyirizina iyo foto yasohotseho. Niyo mpamvu kuba perezida yambaye uno mupira cyangwa se rino kote byari bifite ubusobanuro bwinshi n'ubundi ku byari bigiye kuba byaganirirwa muri iki biganiro. Ni ikigaragaza ko amasezerano yasinywe cyangwa se ibiganiro bagiranye, kabone n'iyo utabona impapuro zibyemeza, kuba byonyine yambaye uno mupira ni ikigaragaza ko deja amasezerano yamaze kuza kuba yagerwaho kuba babisinyira. Wenda kugira ngo ubyumve, reka wenda nguhe urugero rufatika. Niwitegereza neza ikipe ya Arsenal mu myambaro yayo bambaye uzasanga handitseho ijambo Visit Rwanda. Iki ni igisobanuro kigaragaza ko u Rwanda n'ikipe ya Arsenal bifitanye imikoranire bya hafi. Niyo mpamvu rero utari ukwiye kuba wagaruka cyane ku ifoto, ariko nyamara utitaye ku kuba iyo foto yasohotse cyangwa se ibigaragara muri iyo foto, by'umwihariko ku bayobozi bakomeye nk'aba ngaba, ifoto yabo buri gihe iba ifite ibyo isobanuye. Ndagira ngo hano rero shyireho akadomo, hanyuma mbashimire cyane. Ngira ngo hano urasobanukiwe cyane ndetse umenye n'impamvu iyo foto uri gukomeza kugenda uyibona mu maso yawe. Reka mbashimire cyane rero, twongere duhurire n'ubundi mu bindi biganiro bitandukanye, nkwibutsa ko nge uba uri kumva ni Kizo nk'ibisanzwe. Rero nimba ubona ko bikwiye, ndagira ngo ukande subscribe, ariko kandi niba umutimanama wawe utari wemeranya nawe ko ugomba kubikora, reka twongere duhurire mu kindi kiganiro. Reka nkubwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka. Hasta la vista.